Wagwani. Noe. Yo, of course. Inkote ukunite ushatse waza ufata wamanuye dipini ushatse wafata bwa buto bwa urya ukanyuzo yakongera igaki vuga inkweto ukuntu imeze ubundi ntago ari inkweto basiga slash ni ya nkweto unyuza agatambaro gakonje gutyo tuhanagura original yakufana ndahungabanga ko mungabana mama wawe yakubonye bakurege izi ndaya zose unabyemera ko ubwo ese ndaya ni ariko niyo mwararanye ntabwo mvuze wowe none se za ndaya zose ariko ntugatukane azazi byose mujya mugena mundi baravuga Noheli reka mbiri cyo kimwe baravuga ngo uzitumunye ndaya uzitumunye ndaya ko mwaryamanye uri umuntu mutararyamana ntuzamwitinda urase wabo mwaryamanye bose ni ndaya yewe nuko banyemeye wasubiye kwa Delphine baramwiciyeho baramwiriyeho indukira turere superis ni Superis aha dusomere nzovu dusomere Superis yes niza ko reka mbigerageze iyi ni su nyine ntukore so mudakora kangahe cyangwa se ndakora arahigaragura yabadaniye handitse ko byitanwa za nkweto se bita Superis uyu munsi rero nkuko mubibona turi kumwe n'aba big agent murabona yaje yambaye ibitambara ngo ni style zo kwande shalom ngo ni style zo kwande zini style ni drip z'Imana brother ni drip z'Imana cyangwa kwa shita ikareka ntabwo bibaho bangu zini drip z'Imana guhera hasi kuzamura kimba nifunze meze neza Delphine wagwani wagwani Noe yo of course inkote ukunite ushatse waza ufata wamanuye dipini ushatse wafata bwa buto bwa urya ukanyuzo yakongera igaki vuga inkweto ukuntu imeze ubundi ntago ari inkweto basiga slash ni ya nkweto unyuza agatambaro gakonje gutyo tuhanagura original yakufana n'ubutushizeho wacha uramutse we n'igishirira yahitise waburanje nyine urabyumva amahirwe nuko Kigali ni ahantu haba ibishirira inzovu meze utese amakuru mfite se ngo maze iminsi ngo wasubiye ku irutsi nk'imbwa ariko sha nyine icyo gihe no burimo gutukana ntabwo ngututse kuri imbwa ahubwo imbwa yibwiye ngo ntuzagaruka ejo ukayitega inyamiraga yego wasubiye ngo kwa Delphine ngo niho usigaye warara kandi bari bamwigumuye ese Delphine ni mubi si mubi pe reka mbikubyiza ukuri yego iyo ndebye ijambo iyo ndebye Delphine ibihe byiza twagiranye ibihe byiza nagiranye ejo ntujyana kuri stade bakamageza ya sport so witwaye stade bayigize ngo wamujyanye ahubwo muri Muhazi umujyana ku mazi umujyana Tanzania umujyana Kenya reka ndetse kwa gatatu ko tuzajya Musanze nzamusohoka kuri match ya Rayon Sport na Musanze ese ubu ninzo ukunda abagore bage muri isi uvugishije ukuri dusize urutore rw'abagore baratambikubwe nohe yego abagore nibo batubyara yego banubahwe wabyaye n'umugore cyane baranemewe dusuze n'abagore bose barabakunda aho muherereye twazamutse mani bamugisha murabakunda mubasebya abagore bose walayi hari cyankiga abagore bazima n'abagore baryamana gatiti uyu nguyu uruva uragititse abantu twahuye na gatiti ngo neza mama sinaterne bisanzwe amezi 9 mu nda yawe ngogena yigisigisiriye udahungabanga ko mungabana mama wawe yakubonye bakurege izi ndaya zose unabyemera ko ubwo ese ndaya ni ariko niyo mwararanye ntabwo mvuze wowe none se za ndaya zose ariko ntugatukane azazi byose mujya mugena mundi baravuga Noheli reka mbiri cyo kimwe baravuga ngo uzitumunye ndaya ko mwaryamanye uri umuntu mutararyamana ntuzamwitinda urase wabo mwaryamanye bose ni ndaya yewe nuko banyemeye wasubiye kwa Delphine baramwiciyeho baramwiriyeho wasubiye gutangiye kugira yuko yaje apfukana ariko reka ngubwe yahibaza Delphine tukibana ninjoro nari Delphine tukibana bwa mbere n'ubu warareyo Delphine warayeyo n'ubu ni wa muntu ushaka gukubita nk'icumi ukava yariyemo umuhicumi ukava yariyemo narubwo mbese ubwo ni ubuntu kwandi ni ubuntu mbese narababwiye abanyarwanda ngo Delphine agira umuntu butiza ubundi we umuhicumi nese umuntu kukizina ntabwo ameze nka cya gisambo navuze amazina Esther se ni umuvune ku buri Esther nyine yarumvika ko niwe mu bugore mushyashya ruha wese ntabwo yaguteye ubundi nzofagira agahararo uye twari dufite kagirira nico bita agahararo uribuka ukuntu yikarakashije ngo nashatse umugore ngo ninga uri kwiwawe Delphine ngo uzamenye ko nsubiye ku birutsi yako namuragarutse ahubwo se nibwo kibigarukaho
umunsi ajya gutandukana n'umugore we yaraje antera impuhwe ngo ntabwo narara mu rugo ngo Esiteri ari bwimuke ngo mbabarira uncumbikire ngo we n'umukozi batanyica yinjira uko yarongera gusohoka ubonaga arahava noneho hari umugore wasohotse ngo witwa Makwini shanza faraheba bari imana niba uri umugabo ushaka kurya amafaranga teretana na Gatitiba uyu nguyu araguhamagara yitwa Gatitiba ntabwo nawe ni umwami w'indaya Gatitiba abantu bitwa ba Marie Jose ba Gatitiba yakamana umugore dusabye yaravuze ariko namwe mureke Nzovu ni ukuri kw'Imana ko kazina ka Gatitiba karakubereye uri Gatitiba ntabwo nakize kuri telefone yawe Gatitiba ariko nubwo kaba ari akangaka ntabwo Gatitiba ari umuntu mugufi si n'umuntu muremure ukuntu Gatitiba n'amafaranga yazanye ubundi wowe witwa Gatitiba kirahuha cyangwa wowe ugira ibigambo byinshi kandi ikindi Gatitiba ni wa muntu ukoza hano akikoza hano bangwa nk'ubari ikintu nabonye kwa mudasobwa TV uvuga ngo uyu waramugaritse yaramugaritse ko wavuze se ngo yaramugaramishije ngo yaramugaramishije kwande mudasobwa navuze ko wamugaramishije nguyu ubundi kuvuga umugore mwakuranye icyo bita imibonano mpuzabitsina kandi wowe umuntu akuvuze wahita wivumbura ugahagurura natwe tuvuge ko ntacyo ushoboye ngo uyu mugabo ari imbwa ngo abari ibyabereye mu mbere natwe tuvuge ko ntacyo ushoboye ubu ngubu ari we n'uyu nawe wirirwa uyu nguyu aryama ku nzu ngende umugore nawe Nzovu aryama inyuma Nzovu aryama ku nzu uri iwanjye uryama ku nzu impane ninjye uryama imbere y'umuryango bivuze ngo niwe wabaye umugabo ko icyaje cyose cyahira kuri wowe none se uyu nguyu ugira ngo n'umujura ateye bitewe ari byo umuntu yigeze kudutera ukuntu yirukase ajya mu cyumba none afite indobo ipima nka metero niyo nyaramo wowe sinakubwiye ko nta mugabo wowe nyaramo ndobo Nzovu Olivier MTV utasohoka se munyara mu ndo umeze nka mugenzi wawe yakamwana wituma muri envelope akajya kujugunya mu gitondo ibyo bintu mubyibonere ntabwo bigezweho pe ko mwarushye mugashyakiro wasohoka Nzovu nanjye cyo kora baburetse iwawe nanjye envelope nayiniyemo nkayapfunyika nkazambi iwawe baburetse reka mubaze avuze ko mugashyekera ari hariya b'abajura reka nanjye nkubaze uburyamye undi arimo gukomanga gutya reka rero ushobora kuba Delphine asimburanya buri kanya kwa Delphine barasimburanya bamucinga icumu nanjye nshinga icumu nanjye nshinga icumu wapi kiwanjye y'ababajura wowe kiwawe unyara muri ya ndobo Ivete yaguhaye aho narababwiriye kandi wawe hari igipangu cya mbere kwinjira no mutaka unyara mu ndobo iwanjye unyara mu ndobo urasohoka mu ndobo zirimo zimaze n'iminsi nk'ingano sinaharaye wereka ko ari iwanjye ucyumweru se sinaharaye naraye iwawe nyine n'ubu ziracyarimo kuko nturasubirayo zawe nanjye ubuse ntabwo uzashiduka wanyweye inzari za Delphine zikora amazi uri kunywa umva nohe ngo aheruka iwanjye zo ku cyumweru twasize mu nzu ziracyarimo nize ngo zarivanze ariko se Nzovu tuvugisha ugira basimwe se Nzovu none iyo basimwe niyo meseramo ukayinyaramo akanayogeramo ntabwo uteka ni nawe afashamo umugati na gaze narayibikije nanga ko Esther yiba inde ayibikije kwanje ku mama dutanye imbere ariko mana we iki kiganiro n'umwaka kuri ndashaka kugira 500 dibere y'Imana mukuri subscribe 500 Nzovu reka nkubaze wari wararana n'indaye ebyiri ukazama hagati nkubwira aho waraye none umuceri Esiteri nawe mukobwa bararanaga babanaga akiba mu karambo asari umukozi kari umukobwa babanaga so mukora no herise wese ntabwo wabarayemo hagati umwaka aracuramye abandi baryamye neza happy yari ubwire n'abanditse no kwa mama Queen na Kararisa mwararanye wa batatu happy yari acuramye twaryamye gutya ibyo bintu nawe wowe aracuramye ariko wararanye n'abagore babimwe aracurama twebwe turacuramuka mwebwe muracuramuka kandi n'umugore w'uyu nguyu umugore wande nta mugore ngira ndacyari umusore bakunzi banje abari muri Amerika mu bantu b'abasambanyi ba mbere uyu ni umusambanyi abari muri Kentucky Michigan from USA wagani kabisa shalom ni noji wanyu
Njye nabigura. Ugeze hano hantu niba mwankunze. Ugura ibicece kanga. Ariko aba bagatiti. Wabura bagatiti bayasubiye kwangira ariko ariko aravuga ko umva nohe aravuga ko yagutwaye umugore. Warakoze kuntwara twara. Uzeza urungu. Ukwimye ibishyimbo abakurinze iki? Ukoza operasiyo Ntabwo naho bagakwiye. Yahuye nayo nijoro. operasiyo nta muntu mumufuka bakora operasiyo byageze gute ubu? twabura Pridas Njyewe ngo nunkoremo. Nibe nawe agenda byageze gute ubu? abwenda ariko kuki Rese nkoraza. Nzovu. kuki Uburayi buhereye kuwe mugabane. telefone ko arimo kujya kwiyegeza buke mwiyegereza nawe nyine. Kandi ariko njye mbabwiye ukuri neza. Nzova amazi yarasubiye. Uburayi buhereye kuwe mugabane. Ntahagaze. uburayi Nangize ngo umubajije we aherereye. Uburayi. ngiye ngurusha ubwenge Ngo nyine vuga. uburayi nawe ni umugabane Wabaho ta. Mbwira ibihugu bibiri byo muri state ebyiri zo muri Canada. State ebyiri zo muri Canada. muri Canada Kuko bakoze amafaranga buri munsi. muri Canada Tangiye kureba nk'amadwera. urebe amadwego gute Ngo mvusubize. gukora ndakubwira muri Canada bati ndabitekereza biranze Urabona nanjye ndaza kukubaza ibibazo nta kibazo. sibyo Chicago niyo muri Amerika. Chicago ni muri Amerika. bayita Toronto Impamvu bivuze nuko Eva wa John ari hatuye. Kandi John tubyintego ari hehe? John Zanari ari Washington. Ari hehe? Ari Washington. urabona muri Amerika Arababwiye. Texas hari Arizona hari Ariko hari undi mujyi we uba mu ariko undi mujyi katubaze na Olivier undi mujyi uba mu nandi uko Toronto yonyine. Umujyi uri mu indi state iri muri Canada uraniye. Olivier umurwa mukuru wa Amerika ni umurwa mukuru wa Amerika n'umurwa Amerika nyine yo ku Kigali no John ari Vango John ngo ari muri aho yabaga muri Amazona aho yarahimutse yagiye heza mu murwa mukuru wa Amerika nyine mu murwa mukuru wa Amerika abantu batubwira umurwa mukuru wa Amerika cyane dusaba abantu b'abanyamurenge iwana abantu bo muri twirwaneho mukore subscribe muzamuri umuhungu wanyu muzamure mukore subscribe kabisa ewana dushaka ko yicano iba monetize igatajya guhembwa ariko mubona muri Amerika Imana yarabuje igisiga mukagenda ni mukore subscribe umugenzi wanyu wazamuka muri bicano bayita Olivier MTV abakunzi ba Noheli of course abakunzi ba Noheli artiste bazaba kuri Nzovu nimba muzi ko mudukunda hano muri abakunzi bagatitiba data mu dushaka na WhatsApp share na comment dushaka kwicana mu byumweru bibiri yabaye monetize mu gihe vava rusturabingi ntago tubakanga ariko turabemera cyane hanyuma ngiye kukubaza ikibazo kimwe iyo bavuze ngo festival bavuze ngo iki nta cyongereza ni wanagerageza se nika kigerageza mani umuntu bisa gukaraga uranye numba zo umubare ndaza kujya bavuga ngo nzava zava ku kibazo hanyuma ngombwira how many districts of Rwanda cyangwa se Delphine gisubiza how many districts of Rwanda no turere tungaherero ndisubiza nyine ariko rero nzova zicyongereza ngo nzovu baragerageza nzova arakizi nzovu iyo azenguye iyo bavuze ngo what is environment of Rwanda ibyo byivugana what is environment of Rwanda what is environment of Rwanda Rwanda environment ariko ni watwigiye ariko ngo ubwo konziko nta kintu wari ufite mu mutwe ngo ngenda renzereka cyabanyita legend bamagaga ikino iki shalom bamagaze drip z'Imana nkabumbe abundu bambaye bamagaze neza narababwiye ngo nambaye kuva gosoma hano wowe duhuye nijoro nakwiruka kubera ko kantu wambaye mu mutwe gusoma rino jambo iri ryonyine handitse ahubwo wambaye umupira mwiza handitse ngo yambaye umupira courage gira courage ariko nzova zigusoma
uyu murusha ubwenge wasanga binyetse hanyuma iyo bavuze ngo what is environment of Rwanda n'ibidukikije ureba ni ibidukikije harimo ubukerarugendo hanyuma visit Rwanda bisobanura iki ibyo ndavuga ngo gusura ushaka uti abanyamahanga baje gusura Rwanda visite Rwanda bisobanura ijambo monetize ibyo tubicara ngo umuntu yabaye monetize bisobanura watangiye guhembwa abatangiye kukugera kare nose monetize bisobanuye monetize monetize nkunze kubyumva ngo uyu muntu yashinze YouTube channel yamaze kuba monetize none se monetize uba wamaze guhabwa amasaha y'igihumbi oya nako abantu bakora igihumbi vuga subscribe twumva noneho vuga subscribe uhabwa n'aya masaha y'ibihumbi 2 vuga subscribe narababwiye hanyuma YouTube habamo turu dutatu habamo akabita ngo ni share hakitwa comment nakitwa inzogera iriya nzogera isobanura icyo ubundi inzogera kugira ngo iyo bavuze ngo kanda ku nzogera kugira ngo amakuru akugeho igihe amakuru vuga ngo subiramo ngo notification vuga nawe birakunaniye ni notification sose njye ndashaka kukubaza Nzovu monetize na monetize bitandukaniye byose bimwe ni mu gifaransa ibindi ni mu cyongereza oya monetize monetize na sanitize bitondakanira hehe twakaraga muri oya umva banza wumve none se sani bisobanuye gukaraba sani babyekeye nk'isoni ngo sani risani ya ibyo sufuye ngo bazambwebwe zawe wako nawe zikunda okay Nzovu twagiye rero nongeye kumubaza izo mbwebwe kandi afite imbwebwe bo zitari mwebwe Nzovu rero agiye kukubaza kuko yifuje nawe kukubaza imbaza wavugishwa nka mbwebwe yego yakubaza ikibazo cyoroshye cyane uragize hari uruganda rwa Bralirwa rukora inzoga yes nimba nk'izi nzoga nk'inose mfite ishobora kumara n'umwaka iri mu cyese cy'imyaka 100 idapfuye icyo gihe insobanuye impamvu idapfa baba bakoresheje iki cyangwa wa muntu ukora mu ruganda ukora iyi nzoga aba yarize iki mu mashuri umuntu ukora ashobora kuba yarize kwenga se n'ibitoki n'urwagwa ashobora kuba yarize gukora icyo bita imisemburo n'urwagwa se imisemburo y'inanga z'inzoga babakora inanga bari imisemburo y'inanga z'inzoga n'ihene n'inka agakantu gashaka kuri TikTok imisemburo y'inanga agasiba iki sinacyo gatwaye hari inanga z'imisemburo z'inzoga inanga ziboneka mu nka mu mahene mu ngurube kugira ngo nezo rivabwa akana takakase ko kabetende yabakoze iki none se ngaho bo kidusubiza ni gitubu gisubiza kugira ngo inzoga izamara igihe ntabwo ujya Knowless muri Knowless urabona iyo bashyize uriya mufuniko hari ibyo bita gaze metane niyo mpamvu iyo uyipfunduye niyo uzavuga ngo ikagera gute niyo mpamvu izi nzoga nta muntu ushobora kuzigana habamo ubwenge bwinshi cyane umuntu uba ukora muri urwo rugo aba yarize ibyo bita imibare biology imibare na shimi ariko ibyo ari byo byose uzi ubwenge wowe uri kumwe n'iki Nzovu ariko Delphi uko ntacyo uvuga ubundi mubaza yaje watitiba ameze gute aramaze ko nimba ntitiba nakoma ngakanye waravuze ngo rero ngo yaryoshye kurusha isiteri ese uzi biryoshye we nta bintu bikuryohana n'ibikubihira wowe rwose uri kiragutse aho ugeze hose uraryama kiragutse sari icyo ngira ahubwo banyakiragutse ntihandi hanyuma tunagana ku musozo wenda kugira ngo abantu bakurikira Olivier MTV banabyumve niba mwadukunze mwatwishimiye byandika mu comment
kugira ngo mbaho mukuru niba mwanyishimiye mwandikemo ngo noyiji mugarure noyiji ese ubwo noyiji bisobanuye vango noheri iki nyine bisobanura izina nkura kuri Jesus urumva nitwa Noheri ese nongeraho ka noyiji nahise nongeraho G kuko na Yesu yitwa Jesus Jesus. Okay, tugana ku musozo rero. Yego. Noheri nshaka nsomere rino jambo ryanditse ku mupira wa Delphine. Ngo ni superi indukira tere supari ni suparise aha dusomere nzovu dusomere suparise yes niza ko ikambigerageza iyi ni su nyine ntukore somo dakora kangahe sangwa sangwa kora arahigaragura yabadaniye handitse ko byitanwa za nkweto se bita surprise arababwiye handitse mu kibobo surprise handitse sa nzikwa hari surprise comment babitubwiye okay surprise bisobanuye iki nzovu dusoza surprise nakantu ushaka gukora umuntu umutunguye niho gutungura wenda nk'urugero Delphine ashobora kuba ari inshuti yanjye sibyo none nkabanzi itariki y'amavuko yiwe none nkamuzana gato nkamumena ibase y'amazi ubwo niyo mba mukoreye umutunguye iyo wamumennyeho amazi uba umutunguye nkamumenaho ifu icyo n'igihe itariki yavukiyeho iyo nkabanyiza ko atabyibuka nkamutungura ukamutungura. Okay, reka tugane ku musozo rero dushimiye cyane Noyiji Delphine ndetse na Nzovuste nakagaruka kanjye reka ndangize urarangiriza hasi se wanturi ndarangije ariko urangiza abantu bari mu nkambi ya Nyabiheke koko mujye mukomere mugire mute sibyo turabakunda kandi Nzovu niteguye kuzaza kubasura abo mu karere ka Gatsibo n'ukuri kw'Imana ndabakunda ciao